Imana cyo tuvuge ngo haleluya. Buriya hari umunsi udashobora kwibagirwa. Buriya nanjye ntabwo ushobora kwibagirwa umunsi Yesu yinjiye mu mutima wawe. Ntabwo ari umunsi ushobora kwibagirwa. Narababaye cyane kuri iki kizwa ugifite akavuyo kenshi, kubera ko ntumenye n'amatariki wakirijweho. Ubu ufite akavuyo kenshi kuko n'ubundi ntabwo uzi ibintu uri, kuko nari mfite gahunda yo kuzahindura ibintu byayo nkajya bizihiza by'iminsi mikuru. Njye nkajya nizihiza umunsi Yesu yinjiye mu mutima ikaba uwo munsi. Rero kubera ko nari mfite akavuyo icyo gihe, nibuka gusa umwaka ariko sinibuka amatariki. Nyoberwa iyo tariki yo kujya ngo nizihiza, kuko n'uwo munsi numvise ngize ubuzima, iyo munsi numvise mbayeho. Kuko hari igihe tuvuka tukagenda mukagira ngo turiho, ariko nyamara njye numvise n'uwo munsi navutse, n'uwo munsi numvise ndiho. Amen. Kwa Imana icyubahiro, tuvuge ngo haleluya. Na n'ubu ngubu nibuka ukwezi navutsemo, ariko itariki ubundi mu bantu batazizi bagira iya mbere y'ukwa mbere, ariko ngiye iya mbere y'ukwa mbere narayiretse ngira 12, ariko 12 nazo numva sinemeranyije nazo, byibuze ngira 18 genda mpinduraho. Erega nuhura n'ibintu bimwe ugasanga yenda ntibyagufasha, ujye wiremera ibihe bizima kizugirire kizashima, kuko tumaze kwakira Yesu yaduhaye uburenganzira bwose. Kandi mwese byose murabyemerewe mwihi bwiza. Yesu ashimwe. Ngenda nipangira nishyirira ngira 18 z'ukwaka, nayo ifite ubusobanuro 18. Ubwo rero nashakisha ubusobanuro bw'ibyo, uzareba abantu bose muzayakundaga ngo ni iya mbere, navuze ku ya mbere, iya mbere, itariki ya mbere. Buriya ntabwo ari iya mbere hose, ahubwo ni iya mbere nyine yo kubura uko umuntu ayoberwa igihe. Mana y'amateka nagiye ahinduka. Yesu ashimwe cyane. Abavutse mukaba muzi amatariki yanditse, we Imana igibaho umugisha. Abana bacu b'iki gihe baza amatariki nibo bamwe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Yesu amaze kwinjira muri yewe, numvise amahoro adasanzwe. Mbabwiza ukuri itorero ry'Imana, igihe cyose uzumva udafite amahoro y'umutima, uzamenye ko ufite ikibazo n'Imana. Cyangwa se niba udafite ikibazo n'Imana, ufite ikibazo cyawe kihari. Kuko niba hari ikintu cya mbere Imana yatuzanye, Imana yaduhaye amahoro. Tuvuge ngo haleluya. Jewe njya ndwana intambara iyo ngeze igihe mwumva uri naho umuntu bitageraho, ariko mwumva adasa nk'umuntu ukubise ukuguru, mwumva hari ikintu ubuze, si ukubabeshya. Hari igihe mwumva ncanganye ikintu, nshobora no kwirukanka nkajya n'ahantu ngapfuka, ariko ngashakisha. Hari igihe ibijya bibaho ukumva urakamye, ukumva ikintu kimere muri wowe gikuweho nk'umuntu ukwibye. Jewe hari igihe nshakisha, niyo ngire ngo mambwira ngo Jira ari mu Bugesera kandi ntatike, nagenda n'amaguru nkageraho nkambwira nti Jira ndumva nibwira ese bimeze gute, yenda nkakora ku nkweto ze nkakabakoraho, ariko ngashakisha uburyo ndi bwumve ngarukanye bwa busabane bw'imbere mu mutima. Kuko Imana singana, Imana ni ubuzima bw'imbere. Twari Imana icyubahiro, tuvuge ngo haleluya. Ikintu cyabaye rero cya mbere njya nshima Imana nuko numvise umuyaga nigeze numvaho uhuha mu mutima wakaga umuriro. Mu mutima wanjye harimo umuriro, rero umuriro ikintu cyari cyarawushyizeho, ariko n'umuriro w'abazima, ntabwo ari umuriro w'Imana. Ngiye kumva numva ibintu bikonje, umuyaga umeze nk'amazi akonje. Wari wananirwa uzamutse n'umusozi wabize icyuya ukaza kunywa nk'utuzi dukonje two muri firigo. Yesu ashimwe. Cyangwa agasoda bakunda kunywa kasadu, cyangwa ka orange, nyoterange umure mu kanya murabo. Bwana asifiwe. Imana cyo tuvuge ngo haleluya. Ngiye kumva numva aho ngaho bihuriyemo neza, numva amahoro araje. Ntuzambaze ngo guhekenya byagiye gute, byagiye uwo munsi. Sinamenye ukuntu byagiye. Ntumbaze ngo inyota y'itabi yashize gute, yashize uwo munsi. Yesu ashimwe cyane.
ntangira gukorora, ndibuka najyaga nkorora. Ni bandi bantu babonye ariko si ubwo ndabibabaza abana, reka mbihore buri barabona umuntu ucana mu nzu. Mwari mwabona iyo umuntu yacanye mu nzu ukuntu umwotsi uzamuka ugakora umurayi hejuru y'inzu mu gisenge? Mwari mwabibona? Yesu aje. Haleluya. Ni ibyo byakurikiyeho. Cyangwa ibisheshe, iyo amase y'indabaga y'ibyo umuntu wese atanga urugero akurikije ibyo yabaye. Ibisheshe babona amase y'umuntu y'ubundi ibisheshe babyumura bityo. Nibyo bisheshe byomokaga umutima wanjye ugatuza. Twari dupfuye, Yesu yaratuzuye, kandi nawe yarakuzuye mu izina rya Yesu. Tuvuge ngo haleluya. Ikintu isi utegerejeho n'abantu bagutegerejeho nuko uri umuntu w'umumaro ku bandi bantu bandi bazi yuko badafite kirengera, cyangwa nawe ukigira umumaro ukagira n'abantu. Hari impamvu ebyiri zatumye Pawulo ashimira Abafilipi. Impamvu ya mbere nuko bamwakiriye mu gihe atarafite undi wogeze mwitaho. Tuvuge ngo Bwana si mwiza. Ni nayo mpamvu mu ngendo zose yagiye yarongeye abagarukaho, abavugaho ijambo ryiza. Aravuga ngo niba mwaranyakiriye mutanzi kandi mukanyakira neza, nta wundi wigeze unyakira, ngo ndetse ngo si rimwe si kabiri, ngo mwambaye n'ibyagiye bifasha mu buzima nari ndimo, ngo ntabwo ari rimwe, ngo ndetse si kabiri. Yesu ashimwe cyane. Ngo iyo Mana yabakoresheje ikabakoresha mutanzi niyo kwizera. Ndabizi neza yuko iyo yatangiye umurimo mwiza muri mwebwe, ni naryo jambo rimwe. Iyo yatangiye umurimo mwiza muri wewe, iyo yatangiye umurimo mwiza muri wewe, Mana ishimwe. Kuko nyine ibona ko bizabica. Hari n'abiha ibiha kuko ibona ko ntacyo bizabatwara. Yesu ashimwe cyane. Imana izi ubwenge. Bwana ziviwe. Jewe ndi dogiteri, nkakora mu ivuriro rimwe, nkakora n'irindi rya kabiri, nkaba navuye narangije. Sinajya ngo navuga ati Imana reka senga ya kidogiteri, nkanaruhukaho. Umugabo ngo yakoze inshuro 3 ahantu ari dogita avura, ngo arangije ngo arabyina, ngo ageza mu gitondo. Yesu ashimwe. Bwira mugenzi wawe ibyo udafite, ibyo udafite iyo ubihabwa ni wari kumera utyo, ahubwo wari gupfa cyangwa kwirata. Ariko impamvu ababihawe nuko bazi neza ko nabyo bizagira gute, bazabijira. Bwira mugenzi wawe ngo nta gihombo gihari kwa Yesu. Hari umuntu uzangakirirwa yiburanya, uriburanye, nta gihombo ufite. Igihombo ni kimwe no kutari kumenya umuryango winjira mu rusengero. Niba baramumenye ukinjira mu rusengero, nta gihombo gihari. Bwana asifiwe sana. Icyanditswe kindi twasomye cyatubwiye ngo Salomo umwana wanjye, ngo ujye umenya Imana Yesu. Salomo umwana wanjye, ujye umenya Imana Yesu. Iyo yakoreraga abariyo zakorera. Salomo umwana, ujye umenya Imana Yesu. Iyo yakoreraga abariyo zakorera. Imana yahisemo gukomereza isezerano muri wowe kuko abari barifite igihe cyabo cyarashoboye, ariko Imana yakomereje isezerano muri wowe kugira ngo ukomeze gukora umurimo w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Hari imirimo myiza yatangiye muri twebwe tumaze kwakira Yesu, kandi dukeneye kubona imbuto zayo zera. Ariko bene data, ni gute wabona ibyiza ntubibwira abandi? Ni gute wabona ibigushimishije ntubibwira undi muntu? Ni gute warya neza ntukeneye ko na mugenzi wawe yarya neza? Ni gute wafashwa ntukeneye ko n'abandi hirya no hino bafashwa? So kubabeshya. Yewe njya gukizwa je ni umubyeyi wantumiye. Mudamu witwaga Mama Moses nibwo twamwitaga, yabaga mu kajagari k'Kanumba. Niho yaratuye. Antumira ubwa mbere ndanga, antumira ubwa kabiri ndanga, ubwa gatatu mu gitondo mvuye ku kazi sanga arimo arakaraba akeneye igitenge mu mabere. Ndamubaza ngo kukaraba mu gitondo, se ubundi bakaraba nimugoroba? Mumbwire nawe.
iyo ujya gufatwa uratesha muswa. Yesu ashimwe cyane. Nawe ngo uri mu karabo mu gitondo nawe mboneraho uriya nugira amahirwe ukabona amahirwe yo guhura n'umuntu niyo mwasangira agatasi kamwe k'icyaha ntuzatandukane nawe utamubwira ijambo. Uzugira ijambo umubwira rya Yesu rimubwiraho kuko muri Imana iba yamukubaye. Yesu ashimwe. Noneho yuriraho mwega ngo ndimo ndajya gusenga ngo kandi naragutumiye anyishyuza ideni kuko namugana ni buriya azaza ni muri buriya basazi banyu nuko navuga ni buriya se muri buriya basazi ni mzaza ngo nangije ndabwo ndakomeza nterekaze kubanza tugende kandi ubwo antwaye hahandi ufasha abantu abaririmbyi bari mu masengesho saa 7 z'ijoro ntabwo ngo murasakuriza abaturage niho njyanye umugeri ariko bari abantu banageze n'abahoye ubusa kabisa. Yesu ashimwe cyane. Byari ibintu bizima kabisa. Isogongera Petero yaravuze ngo niba mwarasogongeye bakamenya ko mwamagera neza bari mu mwenge bari wezi mu byazwe nta munsi ariko muri isi baryamanye ikomeza ivuka utuma ababyeyi baseka. Yesu ashimwe. Kabona abadada kahitesi hariya asatse bakaryamishije uvuga bati haleluya. Amen. Imana icyo tuvuge ngo haleluya ni impamvu z'uko twamenyereye. Mama Diana ntabwo ndi bukomeze kabisa ndabone urahande nawe ukomeza n'ubundi ku cyumweru ndayisubitse. Bwana sifiwe. Imana icyo tuvuge ngo haleluya. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Amen. Turashima Yesu ubaye umwami Yesu n'imbabazi yotoka ngoma ya Satani none tuba twihebye Yesu tumukunde cyane Yesu tumukunde cyane Yesu tumukunde kuko yatwitangiye. Petero wa mbere ibice 2 musomere umurongo wa 9 basi twumva uko havuga cyangwa yenda banza ibice 3:15. Somo urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero ibice 3:15. Aravuga ngo ahubwo mwubahe Kristo mu mitima yanyu. Mwubahe Kristo mu mitima yanyu ko ari we mwami. kuko ari we mwami. Kandi mube mwiteguye iteka. Kandi mube mwiteguye iteka. Gusubiza umuntu wese ubabajije impamvu z'ibyiringiro mufite. Gusubiza umuntu wese impamvu z'ibyiringiro mufite. Ariko mufite ubugwaneza. Ariko mufite ubugwaneza. Mwubaha. Bandi muhumurisha musho. Ongera Yohana 9. Hahandi reka mareke Yohana ubutumwa bwiza. Kane 9 kane. Igice cya 9 umurongo wa 1. Asubitse ibyanditswe n'umutwaye ibyo. Dusoma ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 9 umurongo wa 4. Aravuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Ugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Ugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nyiri mu isi. Ni umucyo w'isi. Ni umucyo w'isi. Yego. Komezaho gatoya. Amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi ayatobesha kondo akamusiga ku maso. Aramubwira ati genda wiyuhagire mu kidendezi cy'Isilowamu bisobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira agaruka ahumutse. Imana ibumugisha mushumu. Uriya Imana yaremye ibi. Hari umunsi wo kwira, hari no munsi wo gucya. Yesu ashimwe.
ariko ijambo riravuze ngo dukwiriye gukora umurimo wadutumye hakiri ryari. Uyu ni Yesu wavugaga. Niba Yesu bwarigeze igihe kimwe bukira mukozi w'Imana, buriya muragira ngo twebwe ntibuzira. Wanasifiwe sana. Ndio Imana cyo tuvuge ngo haleluya. Niba na Yesu bwarije ari Yesu, uragira ngo twebwe ntabwo buzira. Hari igihe cyo kwira. Hari umunsi umwe yageze no kuvuga ati nimba binashoboka. Birashoboka. Iyi gahunda irahinduka. Wanasifiwe. Icyugu kibaye kibi. Umubiri urakomeye. Nani iki gikombe cy'indege. Buriya yarebaga ryakamba, areba n'amacumu, areba kubana no kubisa umwana w'Imana Yesu. Haramukubitaga bakamukubita bati muhirwa bakukubita ikiboko kimwe. Ndatekereza ko ikiboko cyo mu mugongo cyazengurutse burya cyari kikuvuga ngo ntuzongere guhekera n'izina rya Yesu. Cyakabiri gukubita itabiri gusohoke. Buriya uko bamukubitaga buri kiboko niko bamukubitaga inkoni yo kuvuga ngo fire. Nkuko bisi. Ariko icyo gihe atarinjira muri icyo gihe cy'ikiboko, ijoro yararibonye ritangiye kwira. Abona burije pe. Abwira abana arababwira ati wiriye gukora umurimo wantumye bikiri ku manywa cyokora bugiye kwira. N'iyi mpumyi nayo ndacira amacandwe igiye gukaraba ihumuka ikiri. Yesu ashimwe cyane. Hari umuntu waje kuduhumura waduhaye amazi dukaraba tugahumuka. Mu Imana cyo tuvuge ngo haleluya. Aravuga muri Yohana 15 ngo Yesu ngo ni umuzabibu w'ukuri, ngo natwe turabisha. Avuga ijambo rimwe rikomeye rivuga ngo ishami ryose ngo ritere, ngo agira ati ngo rikuraho. Ako karababaje. Yesu ashimwe cyane ko ngajya hanyu ngo ariko iryere ngo ageze akova ni umunsi nawe wari buyobore. Anasifiwe. Reka tuvuge ngo Jemusi. Katuvuge ngo Jemusi hano ni roji. Aha katuvuge ngo ni papayi. Reka tuvuge ngo ahangaha ni itunda. Muvuge ibintu byose byera za mbuto ziza ziryoha. Ahangaha inanasi. Tuvuge ngo aha. Watermelon. Muvuge. Macungwa. Kayitesi urakunda amacungwa cyane. Macungwa hano. Tuvuge ngo pome. Zirangiza zose. Tuvuge ngo hamunda ni pome. Icyo ni iki? Ibinyomoro. Izi intoki hano hariho inyomoro. Ikinyomoro kimwe, bibiri, bitatu, bine, bitanu, icumi ku ntoki hano. Tuvuge ngo imineke. Ahangaha ni bogoya. Umuneke wa bogoya. Aha naho irandika amasenge ya yindi. Jemusi ni igiti cy'imbuto. Yesu ashimwe cyane. Muzi iri shami ryiza riri kuri Yesu icyo dufite izi mbuto icyo Yesu arikorera. Ngo icyo ashinzwe ngo ni ukwanganyaho amahagi muzeriyo. Babyita ibisambo. Ni ibishami biba byaje kuri rya shami ryeze imbuto kurinyunyuza kugira ngo za mbuto zizaze zidafite ubwiza cyangwa ubunini. Ngo we yari icyo ashinzwe kuri iri shami ryeze neza rituma nukuza akatangira kunogoraho. Kandi yanogora abanogora twatudigemo twatudigura akagereza akanogora akaza akanogora akaza akanogora ayaza akanogora ngaho ugenda akanogora. Bwana sifiwe sana. Tuvuge ngo haleluya. Turi ishami ryatewe ku giti kizima. Yesu ashimwe cyane. Kandi iryo shami rigomba kwera. Kwa Imana icyubahiro.